Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana mu ijuru nibaho umugisha mwebwe mwese mukunda ijambo ry'Imana, mukunda inyigisho zose zica kuri Pokeya TV, turabishimiye. Kadusome ijambo ry'Imana ari muri Zaburi 143 umurongo wa 9 n'uwa 10. Haranditse, Uwiteka nkiza abanzi banjye, ni wowe mungiyeho ngo umpishe. Unyigishe gukora ibyo ushaka, kuko ari wowe Mana yanjye. Umwuka wawe mwiza anyobore mu gihugu cy'ikibaya. Imana itugirire neza. Haleluya. Ndagira ngo tuganire ku ijambo, cyangwa iri ni isengesho rya Dawidi. Ndagira ngo tuganire ku isengesho ryo gusaba kuyoborwa n'Imana. Isengesho ryo gusaba kuyoborwa n'Imana. Haleluya. Kuki Dawidi yashatse kuyoborwa n'Imana? Mwibuke mu gitabo cy'Abami cya kabiri mu gice cya 13-14 aho, mwibuke ko aribwo yahuye n'urugamba rwo gutwerwa n'Abafilisitiya, ariko akajya kugisha Imana iki? Inama. Uwiteka amaze kumugisha inama, aramubwira ngo genda utere kuko nzaguha kunesha. Haleluya. Aha rero yarari mu isengesho, ariko ni ya sengesho ryo gusaba kuyoborwa n'iki? No kuyoborwa n'Imana. Haleluya. Muvandimwe unyumva, mukirisitu nawe utarakira Yesu, burya iyo ubaho wiyobora igihe cyose urayoba. Iyo ubaho utagira umujyanama urayoba. Kandi hari igihe ugira umujyanama ariko ukagira umujyanama mubi. Hari igihe umuntu akakugira inama akakubwira ngo reka nkuyobore, reka nkwereke icyo ukwiriye gukora, imishinga rufite yose igapfa, gahunda zose zigapfa, kuko hari igihe uyoborwa n'umupfapfa. Ariko Dawidi waravuga ngo haleluya, asenga isengesho ryo gusaba, ryo guhinginga kugira ngo ayoborwe n'iki? Ayoborwe n'Imana. Haleluya. Ari muri iryo sengesho rero nibwo yatuye aya magambo. Aravuga ngo Uwiteka nkiza abanzi banjye. Igihe abanzi bari bamugose, abanzi bamugose imbere n'inyuma, mujye mwibuka ukuntu Sawuli yamuhigaga ku manywa na nijoro, kandi iyo imyuka mibi yamuteraga niwe wamucurangiraga. Ariko iyo imyuka mibi yamuvagaho yibagirwaga ibyamwirukasaga, ahubwo agahora ashaka kumutera, rimwe na rimwe ngo akamuhamagara mu ntama, abundi akamuhamagara mu nyara, abundi akamuhamagara mu bikorwa bitandukanye, ariko ashaka uburyo yazamwica. Uwiteka akajya amukiza buri munsi, Uwiteka akajya amurengera buri munsi. Niyo hantu Dawidi yatuye amagambo aravuga ngo Uwiteka we unyiza ababanzi, kuko hari igihe ugira abanzi benshi, abanzi utabasha kwirukana, abanzi utabasha guhagarara imbere, abanzi wowe ubwawe utanaza umubare. Kuko utagenda ku mugoroba, ku buryo ugira akazi ko urimo kose, abantu bose bakaba bari akagambane bakoze ko kukwanga, ntawe ukwifuriza icyiza. Umuntu wese akwifuriza ko icyo ukoze cyose cyahomba. Hari umuntu uherutse kubona akazi ahantu, abona akazi ahembwa 50,000. Abantu baraganira, turiya muntu twamukuza ku kazi gute, cyangwa twamuteza ibihombo dute? Bakora inama. Bamaze gukora inama, baramucunga kwa kundi umuntu ajya nk'ahantu runaka avuga ati ni ku manywa y'ihangu nta kibazo. Baba barinyabye, baba ahantu yakoraga, baba baribye, kandi ibyo bari bibye niwe bagombaga kwibaza uwo muntu bari bagambaniye. Bahita bamuca 180,000. Urumva azakora amezi angahe ari gukorera ubusa, ari kwishyura ayo madeni? Kuko akagambane burya ntiwamenya igihe gakorerwa usibye Imana. Niyo mpamvu Dawidi mukunda yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo Uwiteka we nkiza abanzi banjye. Abanzi ufite ntabwo uzi umubare. Imana buryo bari ipfu igusimbutsa ipfu kubera ushaje, igusimbutsa ipfu kubera kuko urwaye. No kubera abanzi iyo bakureba ugenda byonyine birabababaza. Abanzi iyo bakureba ugenda byonyine baba bumva utaramuka, bahora bakwifuriza ibibi gusa, bahora bifuza kurwagwa mu rwobo. Ariko Bibiliya yarambwiye gucukura urwobo niwe uzarugwamo mbere. Haleluya. Aravuga ngo Uwiteka nyiza abanzi banjye, ni wowe mungiyeho ngo umpishe. Haleluya. Dawidi avuga kuko nta wundi wamuhisha.
ibikwasamiye ntabwo wabiguhisha. Ndagira ngo nkubwire ngo amafaranga uzagira yose, nushaka uzabe Bill Gates, nushaka uzabe iki, nushaka uzatunga amakamyo, nushaka uzatunga iki, nta kintu kizaguhisha abanzi, ni Uwiteka wenyine. Ariko umuntu niba ahinduka n'umwana yabyaye, undi agahinduka n'umugore yashatse n'umugabo yashatse, undi agahinduka na nyina wamubyaye na se wamubyaye, udafite Uwiteka urumva ari nde wundi wakurengera? Udafite Uwiteka ninde wundi urumva waguhisha? Dawidi aravuga ati ababyeyi ntibandengera, imiryango ntiyandengera, Uwiteka we aba ari wowe umisha. Uwiteka yongera guhishe mu izina rya Yesu. Uwiteka muri aya masengesho yongera guhishe. Ibikwasamiye birahari, ibiri kwasamira akazi birahari, ibiri kukwasamira ngo utazapfa ubonye akazi birahari, ibiri kukwasamira ngo utazashaka birahari, ibiri kukwasamira ngo utazabyara birahari, ibiri kukuzinga birahari. Uzi ko ufite akazi utazi guhembwa uko bisa, uhembwa wishyura amadeni gusa, amadeni ukawuhembwa 150, ukajya ujya guhembwa ufite ideni rya 250. Umva uwo muzimu, nta wundi waguhisha abo bazimu, nta wundi waguhisha izo nyabingi, nta wundi waguhisha ibyo byose biri kuguhiga, ni Uwiteka wenyine. Dawidi yarazi gusenga amasengesho afatika. Imana igiye gusenga amasengesho apfa mu bintu byo gusaba ubuntu bw'imitsima, bw'imikati, by'imyambaro, bya bintu bisaza, bya bintu bipfa, bya bintu bibora. Urabura gusaba guhishwa, urabura gusaba guhishwa amenyo ya Satani, imikaka ye, imivuduko afite, imbaraga ari gushora, ari gukora ijoro n'amanywa, ari guhiga ubugingo bwawe. Ariko ugasanga n'igihe usenga ubuntu bw'ubusabusa, ngo Mana ngo makazi, ngo Mana ngo miki. Ibyo birakwiriye. Yesu yavuze ijambo rikomeye, abwira abigishwa, arababwira ngo mutarasaba ibyo Data azi ko mubikwiriye, mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, niho ibindi byose muzabyongerera. Gusenga no gusaba neza, gusenga no burya amasengesho yose dusenga, hari amasengesho agira kumana, ariko hari amasengesho agarukira mu kirere, kuko hari amasengesho abadafite gahunda, hari amasengesho ameze nko gutera baraza. Niko Paulo yandikiye Tito, Tito umwigisha ryo ugaragaza ko ubona udapfa gutera baraza. Hari amasengesho abatera baraza, hari amasengesho ureba ugasanga ni waraza gusa, nta gusaba neza, nta gusaba ngo communicate. Nawe iyo usenga rwose ubona ko ikirere kiziritse, iyo usenga ubona ntacyo uvuga, iyo usenga uravuga ngo numva ikirere kiraziritse nyine, kuko n'igihe usenze ntusaba ibintu by'akamaro, uhora usaba ibizabora, uhora usaba ibintu wagenda, urasaba ibintu noneho yarari guhaye neza. Ubwo sirari biguhaye ibyo ngibyo ko ndi kumva ari ibintu bifatika, ari ibintu urebesha amaso, irayi biguhaye ubundi ejo wasengera iki? Sengera ubugingo ibintu bifatika, usenga usaba ubugingo, usenga usaba ibintu byagutse. Alleluya. Ndavuga ngo ni wowe mungiye humishe, Uwiteka guhishe, biri kukasamira urabizi, hari n'ibyo utazi, ibigenda bigukurukaho urabizi. Niba wirirwa n'umuzima wagira nijoro ukabura ibitotsi, ubibuzwa n'iki? Kandi mu kazi wirirwa usinzira, kandi ku manywa wirirwa usinzira. Hari ibikwasamiye utarebesha amaso, ariko Data arebesha amaso. Aravuga ngo unyigishe gukora ibyo ushaka. Haleluya. Urumva ntabwo amasengesho dusenga yose naye babwiye ntabwo ariko yose agira kuma. Dawidi aravuze ati rero Mana nabandi gusaba ngo umishe, nabandi gusanga unyiza abanzi, ariko unyigishe gusaba uko ushaka. Ntabwo ari uko Dawidi ashaka, nuko Uwiteka ashaka. Gusenga kwawe Uwiteka niwe wamenye uko ashaka, uko usenga. Niyo mpamvu abigishwa basenze, ariko ngo basenzeganye na Yesu iminsi myinshi, kandi bari bamaranye iminsi itari mikeya, ariko baraderura baravuga ati Data twigishe gusenga. Ko abigishwa ba Yohana bari bazi gusenga, bazi kwatura, bazi kwiriza, bazi gukora buri kimwe cyose, ariko abigishwa Yesu ntabyo bari bazi. Twigishe gusenga niho yateruye amagambo mu gice cya 5 cya Matayo. Nimusenga nimukabe nk'indyarya, ahubwo mujye musenga muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Alleluya. Dawidi aravuga ngo yigishe gukora ibyo ushaka, kuko ari wowe Mana yanjye. Alleluya. Nta yindi Mana yari yizeye, nta yindi Mana yari yizeye igisubizo, yari yizeye Imana imwe yonyine, ya yindi y'urukumbi, ya yindi yaremye isi n'ijuru, ya yindi yagendeje inyanja n'ibirimo byose, yari yizeye Imana imwe rukumbi. Haleluya. Ariko uyu munsi ikibazo no kugira ngo bebe gucanga none, wasenga none rusubizwe, ejo ukiringira izindi Mana.
Dawidi yaravuze ngo nari kuko hariho Imana imwe rukumbi. Ariko ikibazo no kugira ngo uyu munsi wowe ufite Imana ibyo ubanza urebe ufite Imana singahe. Biragucanga bakakubwira ati mugati niho byakunda ati mukandangire. Byagucanga cyangwa niho birakunda ati aho ni mundangire nawe. Uhora utazi yuri uhora utazi icyerekezo cy'amasengesho usenga. Ntabwo uzi uburyo usenga mu bwari. Ntabwo uzi uburyo ukwiye gusabana n'Imana ubwari. Ntabwo uzi uburyo ukwiye gukonegita n'Imana cyane. Jya umenya ngo uracyari hasi. Hari ibintu kibura. Hari ibyo utarashyikaho. Hari ibyo utarageraho. Haleluya. Unyigishe gukora ibyo ushaka. Kuko ari wowe Mana yanjye. Umwuka wanjye mwiza anyobore mu gihugu cy'ikibaya. Haleluya. Igihe ari mu kibaya aravuga ati data muri iki gihugu kirimo ikibaya kinini, kirimo ubutayu bunini. Ubu butayu sinabwivanamo, ubu butayu sinabwikuramo, ariko ujye unyobora. Haleluya, haleluya. Sengesho ryo kuyoborwa n'Imana. Sengesho ryo gusaba kuyoborwa n'Imana. Jya unyobora muri iki kibaya. Jya unyobora ndi mu butayu. Igihe ngeze mu kigeragezo menye uko nitwara. Igihe ngeze mu kigeragezo menye uko nkwiriye kwifata. Iyo uri mu kigeragezo wifata ute? Iyo ugeze mu butayu wifata ute? Iyo none usenze bikanga ukora iki? Umenya kuvuga ngo nejo byakunda cyangwa ibyawe biba birangiye gusa ugahita ushaka izindi nzira za bugufi. Reka ngusabire Imana nanjye nisabira kugira ngo Imana yongere tugarukeho, kugira ngo Imana yongere twigishe, yongere ituhe amaso areba, yongere tuye gusaba neza nk'uko Dawidi yasabye. Kubera gusaba neza kwa Dawidi mujye mwibuka kuko Salomo gihe yabonaga asenga, mujye mwibuka kuko yabonaga hari ibyo ari gusaba. Ageze ku kanunga nibwo yavuze ijambo ngo uko abanaga n'umukambwe wanjye data Dawidi ariko uzabana nanjye, kandi byabivuze ari mu nzozi. Kubera kuko hari ibyo yari yaramubonyeho. Ndagira ngo ubwire ngo uri gusaba ujye wigisha no gusaba bawe. Nuba ufite abantu bigishe gusaba, nuba uri kumwe n'umutware, nuba uri kumwe n'umudamu, ntukajye ujya kwihenge kumera nk'ugiye gukora fraude. Mwigishe byo igihe mwicaye byo ufata akanya. Igihe mubona mufite akanya ko gupfusa, hakurya mube muri mu biki muri za TikTok, mube muri mu bintu bidashyira umumaro. Mufate akanya ko kuganira n'Imana, mufate akanya ko gusabana n'Imana. Kuko buri hari ikigeragezo kigera mu rugo kigasaba kugira ngo mwese kibagereho. Burya hari igihe inzara iza mwese ikabageraho mu rugo. Hari igihe ukene buza mwese bukabageraho mwese nakazi mufite. Ariko iyo mwasenze mwese mugasaba Imana, haleluya, bya bihe by'ibigeragezo mwasha kubitambukamo mukavuga ngo yakoze cyagiye n'ubu ngubu biracyongera kongereka kuko muba mufite igihumuriza. Ndagira ngo mbigishe, ndagira mbabwire ngo nimwongere kwiga gusaba Imana yongere igira ikikora. Kadusenga Imana mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Isengesho ryawe uryega gusaba kandi wige gusaba Imana. Kadusenge. Mana data wa twese, Mana uri mu ijuru, uri Imana igira neza, uri Imana ifite imbaraga. Ijambo ritubwiye uburyo Dawidi yasabye ari gusenga. Data turakwinginze mu masengesho nkaya wongere wigisha abantu bayo gusenga, wongere wigisha abato n'abakuru gusenga mu izina rya Yesu. Uturinde gutakaza ibihe, bya bihe byo gusenga, bya bihe byo gusabana nawe, bya bihe byo kugendana nawe, bya bihe byo kumva imbaraga, bya bihe byo kumva ubutware, bya bihe byo kumva ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Data turasenze iri sengesho rikize benshi, iri sengesho rigarura ibihe by'imbere, iri sengesho rigarura ibihe byo gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Garura ibihe byo kubana nawe, garura ibihe byo kugendana nawe, garura byo kumva imbaraga, garura byo kumva ububyutse mu izina rya Yesu Kristo. Turakubita hasi, turajanjagura, turakubita hasi imimene by'amacupa, turakubita hasi bitagira umumaro, turakubita hasi bisitaza byose byagiye bisitaza abantu bawe, byagiye banamuramo ijambo, byagiye banamuramo kwizera, byagiye banamuramo kugendana nawe, byagiye banamuramo imbaraga, byagiye banamuramo ubutware, byagiye banamuramo ubushobozi. Turakubita hasi mu izina rya Yesu. Turananiza imbaraga z'abatweza, turananiza imbaraga z'abakonikoni, turananiza imbaraga z'abakonikoni, turananiza imbaraga z'abarangi, turananiza imbaraga ziyoberanye mu izina rya Yesu Kristo. Rambura ikiganza cyawe Data, rambura ukuboko kwawe muri aya masengesho bimenyekane Data,
data ko ari wowe mana bimenyekane data ko ari wowe mutabazi mu izina rya Yesu muri byavuze ngo Yesu niwe nishamo yambereye ubuhungiro data munirimbye avuga ngo mu gihe ubona kutagifite urukundo ujye umenya yuko umwuka yagiye umusaba utigaruka turasaba kongera kuyoborwa nawe abantu barasaba kongera kwigishwa nawe abantu barasaba kongera kugendana n'Imana mu izina rya Yesu nasomye ijambo mu itangiriro data wa twese rimbwira uburyo data wagendanaga n'intoki data wa twese ngo ubonye kuko kunyuza umutima ubonye kuko data hari urwego yagezeho rwashakaga kwageraho uramubwira ati ntabwo asubira inyuma zamukira kuze data wa twese ngo umujyana mu ijuru adapfuye kubera kukugisha inama kubera kuko aho yakandagiraga hose irakubwiraga ngo data mbese aha hantu uracyahari mbese uracyari kumwe nanjye abantu bawe nibongera guhumuka amaso urubyiruko rw'iminsi rwongera guhumuka amaso mu izina rya Yesu. Haleluya abari barahumye amaso turasenze ngo bahumuka amaso mu izina rya Yesu abari barabaye nk'inzitizi abari barabaye nk'imo mu izina rya Yesu turabasengeye wongera humura amaso yabo wongera humura ibitekerezo byabo mu izina rya Yesu Kristo dusengeye umuntu wese uracitse intege dusengeye umuntu wese uracogoye dusengeye umuntu wese urasobeye inyuma dusengeye umuntu wese urantamutse mu izina rya Yesu ibyamunamuye byose tubikubise hasi turabisenye turabirimbuye ingwara zamunamuye akazi kamunamuye ibicanege by'amadeni ibicanege by'inzara ibicanege by'umubiri ibicanege byo mu muryango ibicanege by'ibyo akora byose ibicanege byo kuri icyo akora ibyo byose tubikubise hasi mu izina rya Yesu tubitesheje agaciro. Mana turagushimye Mana turaguhimbaje tunejejwe no kuri Imana tunejejwe no kuri umutabazi ngaha aya masaha akora aya masaha witamurure aya masaha urambura ikiganza cyawe aya masaha ukore nk'Imana. Tugushimiye kuri Imana ikoze byose tugushimiye ko byose ubireba kandi byose ukabireba nk'ibyambaye ubusa tugushimiye ko ari wowe Mana tugushimiye ko ari umutabazi none iteka ryose Yesu turakwizeye turakwiringiye mu izina rya Yesu komeza udukize kandi komeza udukangure mu izina rya Yesu kangura imitima n'ubugingo none iteka ryose Yesu amen. Yesu nabaho umugisha mu izina rya Yesu.